Salongo arimo arashaka gukora ayobya abantu b'Imana mu buryo bw'amayobera ababwira ko ari bene se. Kuba Salongo yarafashe piano agacuranga na Satani imbere y'Imana yararirimbaga. Kuba Salongo yarafashe Bibiliya akabwiriza na Satani atiyobya akoresheje ijambo ry'Imana. Wibeshya abantu rero ngo uri umuntu w'Imana ngo uza mu rusengero na Satani aza mu rusengero. None se mu rusengero se abantu ntibarwaniramo? Ni umwuka w'Imana babuzuye se cyane umwuka wa Satani babuzuye? Ni umupasiteri umwe yarari kwa Salongo mu rugo avuga ijambo rikomeye rirambabaza cyane. Aravuga ngo ngewe ngeze kwa Dr Salongo ngo nsanze Imana ihari ngo nta kibazo gihari ngo rwose Salongo ni umukristo. Ese niba turimo tubona umunyamakuru ajyayo amutunga agatunga kamera akatwereka amahembe akatwereka ibicuma akatwereka ubuntu bw'ubuseke abateruye ubuntu bw'ubucuma bujegera Nijuru ibyo bintu birahawe nabihuze n'ubwami bw'Imana. Ahubwo reka nkubwire wamenye amabanga ya Satani. Byatumye tumenya ko umuntu wese uririmba, umuntu wese ucuranga, umuntu wese ubwiriza, ibyo tubona hano abantu bagenda babwiriza byatumye tumenya ko bitagomba kugira umuntu w'Imana. Reka mbwira umukristo wese uzayoboka Salongo azaba agiye mwirimbukiro. Ko reka nenge abantu b'Imana, abantu bitiriwe izina ry'Imana barimo bashaka kuyobya abantu kuri Salongo. Abo nabo bazarimbuka. Reka dutangire tubashimira abakunzi bacu badukurikiye yaba ku ISEZERANO TV cyangwa se kuri inyigisho TV. Uyu munsi mu kiganiro ndi kumwe na Bikema amakuru. Ndashima Imana cyane. Wowe amakuru ku ISEZERANO TV mumeze gute? Nukuri natwe turashima Imana ntacyo tubaye rwose. Reka dusuzire abakunzi bacu bakurikiranye inyigisho TV ndetse n'ISEZERANO TV mu biganiro bitandukanye nyine tugenda tugirana tugenda tubagezaho ku mpande zombi. Twizere yuko bameze neza kandi bakomeje kuryoherwa na gahunda zacu. Kuri kamera rero nkuko mubibona turi kumwe n'umupapa twishimiye kongera kwakira. Murakoze cyane nanjye nejejwe n'ikaze mu mayi. Bikema uyu munsi twiteguye abashyitsi babiri none tubonye umwe. Sinze bisa n'amayobera ntagana bamanzi ngo namayobera se uyu mushyitsi gihe twamutegerereje ndabona twamubuze none ntatari kabisa ariko byose ubwo nyine biraza gusobanurwa n'iki kiganiro. Kandi niwe wari wateguje ko iki kiganiro ashaka gukorana na mwene data. Sinzi buriya hari abo bita ngo nimba ari ba judge ubwo wasanga batangiye kunanirwa. Byageze ahananiwe se akaba adashaka guhura n'abanyamavuta. Hari abandi bapasiteri nyamana bakorana ibiganiro byajya we yaba yabyemeye. Abo ngabo bari muri babandi bazagera navuze. Okay. Bagomba kugenda ahubwo itariki niyo itaramenyekana. Reka wenda twinjiye mu kiganiro cyacu ku muvandimwe wacu abataramubonye abanze abibwire babanze bagirwe umugisha wo kumenya ngo nitegiye kubona muri iki kiganiro. Murakoze cyane abadukurikiye ISEZERANO TV. Amazina yanjye ni kubw'Imana Andr. Ntago nturutse hafi. Nturutse mu ntara ariko kandi nanone ntago ari kure cyane. Nturutse mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga umurenge wa Kiza. Aho niho mu rugo. Hanyuma rero ikihutirwa cyane ndi umukristo ujya mu ijuru. Nsengera mu itorero rya ADP. Ndi umuririmbyi muri korali yaho nkaba n'umunyamasengesho ko mudugudu. Neshejwe n'Imana mu mutima kuba mbanye namwe muri iki kiganiro kuri inyigisho TV ndetse na ISEZERANO TV. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Yego. Tubaye ikaze na karibu. Murakoze cyane murakoze. Ngira ngo arabisobanuye ko atavuye hano hafi kandi yari yaje ku butumire none wamutumiye niwe wabuze. Ariko ntago biri butubuze gukora. Ntabwo message yari iteganijwe ko igomba gutambuka n'ubundi igomba gutambuka. Intumwa rwose ihora yiteguye gutanga ubutumwa. Kuba wari wagutumiye ngo mukorane ikiganiro yabuze ntago bikubangamiye cyangwa biri kubuze gutanga ubutumwa wari wazanye? Ndabisobanura mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ndababaye. Uburyo bwa mbere ndababaye kuko urumva niba wari uteguye gukorana n'umuntu ikiganiro
kuri sije runaka kandi mwabyumvikanyeho ndetse byari bimaze igihe atari ibintu utoraguye ako kanya ngo umubwire ngo ndagushaka, ukamuteguza ukamubwira ngo ndashaka ko tuzakorana iki kiganiro tukamara abantu impaka tugakura abantu mu rungabangabo, finali bigahinduka nawe wababara. Ariko mu rundi ruhande ikigenderewe ni kimwe, turi bugitambutse. Ikibi nuko atari kuza n'umunwa wanjye ugapfa. So umunwa wanjye ni automatically nta gupfa. Kandi icyo ndi buvuge kiragirira umumaro abanyarwanda muri rusange, kiragirira umumaro isi yose, by'umwihariko kiragirira umumaro abakristo bari mu rugendo, kiragirira umumaro abantu bari hagati mu mayira abiri barimo babura inzira bitewe n'ibintu bitandukanye bumvise. Urumva rero uko byagenda kose kiri bugira umumaro. Wenda narimbikomojeho gato tuvuga ngo hari pasiteri tujya tubona bakoranye ibiganiro, kuko uvuze ko hari abo ushaka gukura mu rungabangabo, kandi twabonye na pasiteri nawe ajya kuganira nawe avuga ati ngewe ndashaka kuba hari imbaraga nyeganyeza. Urakoze, icyo kibazo ni cyiza. Ni ukuvuga ngo kuba ndi hano nari nje guhura na mugenzi wanjye nyakubahwa Dr Salongo, agomba kubahwa kuko muri ino si nyine arubashywe. Buriya nanone ntabwo tugomba gusuzugura umuntu, ariko kuba bitakunze birambabaje. Ni ukuvuga ngo ngewe uri hano imbere ya kamera nari nje kugira ngo ndebere abanyarwanda muri rusange uwo muntu koko, kuko tujya twumva avuga iby'Imana rimwe na rimwe, nanone kamera zikamugaragazaho indi mirimo y'umwijima. Ngiye nagira ngo tuganire, hanyuma ndebera abanyarwanda n'abandi bantu badukurikiye bakunda gukurikirana ibiganiro bye. Hanyuma rero kuba hari abandi bantu nk'abapasiteri ni intambwe nziza bateye, ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Ahubwo nanenga batarakoresheje ukuri kandi ari abakozi b'Imana, bakagaragara nk'abashaka kuyobya abantu babohereza mu muriro badakoresha ukuri. Bibiliya avuga ngo muzamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Nudakoresha ukuri rero nta kintu uzaba ukoze, uzaba nawe ufatanye ubaye umukozi mwiza wa Satani wo kuroha abantu b'Imana. Babayobeje mu buhe buryo? Urugero, hari video nabonye ku kinyamakuru kimwe, ni umupasiteri umwe yari ari kwa Salongo mu rugo, avuga ijambo rikomeye rirambabaza cyane. Nanifuje ko nawe nyuma twazakorana ikiganiro, wenda nzabimusaba. Aravuga ngo ngewe ngeze kwa Dr Salongo ngo nsanze Imana ihari, ngo nta kibazo gihari, ngo rwose Salongo ni umukristo. Nibajije ibintu byaba bitumye avuga ayo magambo ndabibura, kuko kuba Salongo yarafashe piano agacuranga na Satani imbere y'Imana yararirimbaga. Kuba Salongo yarafashe Bibiliya akabwiriza na Satani atiyobya akoresheje ijambo ry'Imana muri Edeni, Satani ayobya Eva yakoresheje ijambo ry'Imana. Yesu ari mu butayu yaraje akajya amuyobya ngo handitswe, Satani nawe azicyanditswe. Ntabwo dukwiye kugendera kuri ibyo ngibyo. Icya gatatu, kuba Salongo afasha abantu ni byiza, imirimo myiza, ariko imirimo turebera hano inyuma, imbere ibirimo imbere bitameze neza, ibyo nabyo ntacyo bimaze, ni zero. Hanyuma rero nibaza ikintu uriya mu pasiteri yaba yarashingiyeho avuga ko Imana iri kwa Salongo. Hari video imwe nigeze kubona ku kinyamakuru kimwe, umunyamakuru ndetse byaranamugoye kugira ngo ayifate, bisaba kuri urugo yambaye n'ibishangara, aragenda agira kwa Salongo. Iyo video ibigaragaza neza, kuko nyuma iyo video yakomeje itwereka abantu bari hejuru ku gitoki bahezeho, itwereka umunyamakuru bamukubita ibintu by'ibicuma, itwereka amahembe, itwereka Salongo apfukamye imbere y'amahembe ahamagara jyajya. Uwo mucyo uri hehe kwa jyajya? Tukura abantu mu rungabangabo. Nicyo ngicyo navuga. Birumvikana cyane. Ni arimo aragira uti ko abakozi b'Imana bajya kwifatikanya n'umupfumu, basi ntibajyane message y'ubutumwa bwiza, ahubwo akagaragaramo nyine abasigaye bamugaragiye cyangwa se bagaragara nkaho bamushyigikiye. Ibyo byerekana ikintu gikomeye, ariko ibyo byo bigiye kurangira. Nzi ko Imana igiye kubirangiza kandi ikoresheje n'ubundi itangazamakuru.
hari ibintu natwe turambuye nk'abanyamakuru bakora umwuga wa gikristo. Dukomeje rero kwishimira kuganira nawe. So iyo ugenda ukurikira ibiganiro bya Salongo bitandukanye, ibyo avuga ngo hamwe n'umukristo nyine nk'uko wabivuze, ahandi ngo ni umupfumu, ubona ari icyo ashaka kwereka isi mu magambo avuga. Njyewe iyo mbonye misiyo ya Dr Salongo afite, gusa ndababaye mu ruhande rumwe, nanabona ino video azamenye ko nababaye. Ndashakaga ibi mbibwira isi turi kumwe, atazavuga ngo abivuze kuko adahari. Nagira ngo mbimubwire turi kumwe imbere ya kamera. Salongo iyo nkurikiye amavideo ye, misiyo ye uko mubona, nukuvuga ngo arashaka, ariko reka nanamukosore. Iriya kamera yuriya munyamakuru ya mbere na mbere, uriya munyamakuru wuriye urugo, iyo atajya kwemera ko bayishyira hanze, ahubwo akazana piano muri iki gihe agacuranga tutarabonye iriya kamera, yari kutwemeza. Ariko yisamye yasandaye. So misiyo ya Dr Salongo arashaka kuyobya isi. Mfite imirongo muri Bibiliya turi bwifashishe dusobanura Salongo uwo ari we. Arashaka kuyobya isi mu buryo bw'amayoberane. Pawulo arimo kwandika kuri Antikristo, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo arimo arakora mu buryo bw'amayobera. Salongo arimo arashaka gukora ayobya abantu b'Imana mu buryo bw'amayobera, ababwira ko ari bene se. Yes, arashaka kujya mu itorero akabwira ngo ndi bene so, ndi mwene so, ni munyizere, muze dukorane. Nako yavuze ngo aba pastor ngo nibaza bidaranga Antikristo. Yes, nimenyetso bya Antikristo, umwuka Antikristo winjiye. Arimo arabwira aba pastor ngo ahubwo ngo nimuze ngo dukorane. Numvise nyuma yuko Pst Claude ajyayo, arimo avuga ngo n'abandi ngo nibaze ngo bagire imikorane. Ni imikoranire ki bagira? Ntago ari umwana w'Imana. Kuki ashaka kwivanga mu bantu b'Imana? Nagira imikoranire na bagenzi be bafite imirimo y'umwijima, yiza kubeshya abantu b'Imana. Ngo twinjire mu byanditswe, wari utubwiye ko yamusobanurisha ibyanditswe rero. Urakoze. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 20, igitabo cya mbere cya Mose, ibice 20, umurongo waho no ha gatatu. Reka dusome. Haravuga ngo kuva kuva mwihangane abadukurikiye. Kuva ibice 20, kuva ibice 20, umurongo wa gatatu. Haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hasi ku butaka, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Reka tugarukira. Imana irimo ibwira Abisiraheli aya magambo, yarababwiye ngo ntihakagire igishushanyo na kimwe mwiringira, ntihakagire indi mana mwiringira. Reka mbihuze na Salongo. Salongo arakeza abami babiri muri ubu buryo. Ejo bundi yakoze video aravuga ngo Yesu Kristo ngo yaje mu isi gupfira abantu. Aravuga ngo nkuko yapfiriye pastor ngo ni nako nawe yamupfiriye. Ndetse anabaza ikibazo isi, aravuga ngo mbese ni ngewe wemera kurimbuka, ni ngewe wemera guhananwa n'abanyabyaha. Ako kaverse kakwereka ko Salongo mu ruhande rumwe ashaka ubwami bw'Imana, ariko noneho twagira mu zindi mana, mu bindi bigirwamana afite, tugasanga nanone ntago yemera Imana. Ibi bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo Salongo afite umurimo ukomeye, afite umurimo ukomeye muri we. Nahitemo gukorera Imana yo mu ijuru cyangwa gukorera biriya bigirwamana tubona, cyangwa se hakanavuga ati kamera ibyo zerekana ntago ari byo. Ntawe ushobora gukeza abami babiri. Ese niba turimo tubona umunyamakuru ajyayo amutunga agatunga kamera, akatwereka amahembe, akatwereka ibicuma, akatwereka ubuntu bw'ubuseke abateruye, ubuntu bw'ubucuma bujegera, Mijuru ibyo bintu biraha. Nabihuze n'ubwami bw'Imana. Nabihuze n'ubwami bw'Imana vuga.
ngabihuze n'ijuru avuga. Bibiliya avuga ngo Imana ni yera izabana n'abera. Hanyuma rero Imana irangije ibwira Abisiraheli irimo ibakura mu gihugu cy'i Kanani, irababwira ngo ntimukagire iyindi mana mwizera, ntimukagire iyindi mana mwiringira. Aha nari kubaza Salongo ikibazo kimwe, reka nkimubaze imbere ya kamera azakinsubize nta kibazo. Niyifuza ko duhura ndahari nta kibazo, niyumva agisubiza imbere ya kamera nta kibazo. Reka mubaze ikibazo kimwe, buriya bucuma bwanditse mu ijambo ry'Imana? Icyo ni ikibazo nshaka kumubaza. Buriya bucuma bwanditse mu ijambo ry'Imana bufite uhe mumaro? Buriya bucuma agenda kubita ku bantu, yaravuze ngo ntagaroga ariko yanaroga. Niba adatinya gukora imirimo y'umwijima nk'iriya tubona, ibyo Bibiliya yanga, no kuroga yaroga. Icyo kibazo azakinsubiza. Buriya bucuma tubona bufasha iki muri uru rugendo? Yes, bufasha iki umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru? Ubundi twebwe iyo umuntu akwibye uragenda ukavuga ngo wite banyibyo nyine ukabibwira Imana, kuko biravuga ngo kureza Uwiteka urugendo rwawe rwose, warangiza ukigendera. Twizera ko ibyo tutabonye mu isi tuzabibona mu bwami bwo mu ijuru. Mu gihe Salongo yizera ko ibyo yabura byose agomba kubigaruza imbaraga ze akoresheje ijyajya kira kigirwamana yimitse. Ikibazo cya kabiri mbaza Salongo, mfite ibibazo bigira nko muri bingaye. Oya bibaze. Reka mubaze, twebwe iyo turimo dusenga, iyo turimo gusenga, iyo dusengera abarwayi, iyo dusengera ibyifuzo, iyo duhuye n'umuntu ufite ikibazo nyine birumvikana, tuzamura akaboko tugasenga Imana yo mu ijuru. Twarangiza tukavuga ngo turategeka mu butatu bwera bw'Imana, Imana Mwana, Mwuka Wera na Data wa twese uri mu ijuru. Reka nkubaze Salongo, utegeka muri he zina iyo urimo ukora ibitangaza? Mu izina ry'Imana yo mu ijuru cyangwa mu izina rya jyajya wimitse ufite hari Bugesera? Wibeshya abantu rero ngo uri umuntu w'Imana ngo uza mu rusengero, na Satani aza mu rusengero. None se mu rusengero se abantu ntibarwaniramo? Ni umwuka w'Imana babuzuye se cyane umwuka wa Satani babuzuye? Bivuze ngo Satani mu rusengero ajyamo, agendana n'abapastori bakomeye, agendana n'abarevera. Kuba waza mu rusengero, kuba wamenye nta nubwo uzi gucuranga kurusha Satani, cyo bimenye. Abantu baragutinya ariko simfite kugutinya. Mu mwuka w'ubuhanuzi singutinya. Icyakora cyo mu isi mu buzima busanzwe nzakubaha kubera ko uri wo kubahwa. Ufite ubutunzi, Satani yaguhagije ubutunzi, ariko mu by'Imana sinzakubaha. Hoya zarimbuka. Hari ibintu tugomba gutwika muri iki kiganiro. Reka mbabwira. Reka ejo bundi hari umupasiteri umwe wamubwiye ngo namufashe ngo yirirwe ngo amanitse amaboko muri Kigali kwa manine. Reka nkubwire Salongo, nunanyumva uzanyumva iki kiganiro, wakwica umuntu rwose agapfa ukoresheje ayo mashitani, ndabyemera. Wanazura umuntu yakoresheje, nibyo rwose, nibyo, kuko Satani afite imbaraga. Yewe agataro ukagenderaho sava. Ngewe no ku Gisenyi kuba waratubuye amafi ntago nkurwanye, warabikoze. Ntago ari montage ya kamera rwose, ntago ari montage, warabikoze. Ariko ntiwabikoze mu izina ry'Imana yo mu ijuru, wabikoze mu izina rya jyajya wimitse aho ngaho. None se ubwo ngubwo ibyo urabidukangisha miki? Wibeshya Abanyarwanda, wizana piano ngo yicurange ngo abantu bahita bumva ko ubwo wakoze nk'ibyo mu rusengero, wo mu rusengero gutese. Ahubwo reka nkubwire, wamenye amabanga ya Satani. Byatumye tumenya ko umuntu wese uririmba, umuntu wese ucuranga, umuntu wese ubwiriza, ibyo tubona hano abantu bagenda babwiriza, byatumye tumenya ko bitagomba kugira umuntu w'Imana, ahubwo umuntu w'Imana tumubwirwa n'imirimo akora. Wanyemerera ako kantu kagasubiramo? Ako kantu gasubiremo kabisa. Nukuvuga ngo kuba nshaka ko bakumva. Kuba bagera muri batatu. Yes. Kuba ngewe naza nkabwiriza ndetse nkanavuga indimi nyinshi, kuba nasengera umuntu wapfuye akazuka, kuba naririmba ngahogoza ntago ari byo bigomba kugaragaza ko ndi umuntu w'Imana. Ntago bigomba gutuma abantu banyizera 100%, ahubwo imirimo yindi nkora bagenzura
yindi igaragazwa n'umwuka wera n'inyereko igaragaza uwo ndiwe ngo muzabamenyera ku mbuto za none se ndeka mbaze Salongo nibyo pe uririmba kantike urayizi yose ariko turepetera mu isi kandi isi turimo niyo Satani arimo nase ntiyumva n'abaririmbira ubusa hari umuvugabutumwa umwe nakunze umuvugabutumwa umwe yarabwirije yarangije aravuga ngo yarimo abwiriza ku cyigisho cy'umwuka wera aravuga ngo kuba umuntu atera haleluya cyane ntago bivuga yuko yuzuye umwuka wera none yatanze urugero avuga ngo n'umuntu ngo ugiye ngo kuri match yariyo ngo babantu ngo bavuza vuvuzera ngo uri umuhaye n'ikiraka cya haleluya nk'iyo baterera mu rusengero ngo nayo yayitera iyo murambarara ahubwo aba bantu bano bantu barapfa ba Jay Polly umuhaye indirimbo y'Imana yayiririmba no muntu ucuranga muri studio umuzanye mu rusengero yacuranga ariko sarakishijwe ntabwo impano no gukizwa ntaho bihuriye ashobora kugeramo akagira ibyo yangiza none Salongo iza kutubeshyeshya yitubeshyeshya gucuranga piano yitubeshyeshya kuririmba kantike ntago ari byo nabanza senye biriya bigirwamana yubatse hanyuma z'imbere ya kamera akora igitangaza avuga ngo mu izina rya data wa twese Imana n'umwuka wera uyu muntu nakire nabikora uwo muntu agakira Salongo tuzamufata nka mwene data ariko mu gihe iyo kamera reka nyivugeho cyane niyimusobanura neza iyo kamera natangiye iyo video natangiye mvuga y'umunyamakuru yafasha agombye kurira urugo niyimusobanura neza hari ahantu yageze arapfukama mbe jajya yarabanje aramubwira ngo jajya ngo turagusaba imbaraga ngo abanyamakuru badutunguye noneho icyo kigirwamana ke kiramubaza ngo bimaze kubasangahe Imana ko ariyo nyiribihe Imana irahindukira ikabaza igihe aho kigeze ariyo nyirigi ari igenga ibihe abanyarwanda ntibave mu rungabangabo reka mbwira umukristo wese uzayoboka Salongo azaba agiye mu irimbukiro kereka igihe Salongo azamenagura biri anoya ntaga azaduhamagara nanjye ndimo tukamena biriya bigirwamana yubatse ibyo bindi ni ukubeshya abanyarwanda nabo hanze kugira ngo yibonere amafaranga ese amafaranga uzamaze iki kuzapfuka yasiga ukabura ubugingo karimbuka kajya mu muro witeka biriya wabeshyaga imbere ya kamera ngo ngiye ngo ntago nshaka gupfa uzapfa kandi numva Bibiliya iravuga ngo mbese iminsi y'umuntu si ngo imyaka y'umuntu ngo ni 70 ngo ndetse 80 ngo kandi yuzuye umubaba gusa ari umuntu ukigira 150 hanyuma nkomeje iyo kamera rero jajya we amaze kumubaza igihe amaze kumubwira igihe yaramubwiye ngo ntumurira itabi nagiye ko nambona bafashe inkono y'itabi bararasa ikibiriti wari umuri ruhande wambaye uruhu ariko Satani ni mubi kuki Satani azagafata abantu b'Imana kabica mu matwi uragiye umuntu yiriwe yambaye biriya bintu by'ibihu akujyanye mu mahembe ubundi nubwo uzapfa wapfuye wizeye nk'umukristo ujya mu rugendo rwo mu ijuru ko niyo yabigukuramo n'ubundi nyuma uzapfa niyo yakora bwa bumaji bw'ugakira n'ubundi fayino uzongera upfe kandi upfurimbutse ubabare by'iteka ryose ariko twebwe abizera haleluya iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azaza abafite ibyo byiringiro biboneze nkuko umwami wacu aboneye yo kujya kuyoboka Salongo reka mvuga ikindi kintu cya kabiri kuko ndimo ndacunguza uburyo umwete ku kiganiro aherutse gukora ariko ndababaye ariko Imana izamfashe tuzahure twongere ntago mutinya ntago mutinya rwose ikindi cya kabiri ngiye kuvuga ntago nje imbere ya kamera kugira ngo wenda mbe narya hiti kuri Salongo ntago rwa mbere mbwirije imbere ya kamera ikigeretse ku ibyo nanabivuga wenda nababyumve nanjye mfite channel yanjye ntago ari ibintu bishyashya rero njemo byo kumva nje kurya hiti kuri Salongo hari abakozi b'Imana ahubwo twaganira nanjye nkabamenyekanaho si byose ntago sinzamenyekanire ku mupfumu kirazira yaravuze aravuga ngo bamubajije igituma ihene ipfa aravuga ngo ni ngombwa ko ihene igomba gupfa kugira ngo habeho umuntu ndibaza iyo hene ibaye igitambo cy'umuntu Yesu ku musaraba afite ijambo yavuze Bibiliya tubwira ngo ku isaha ya 9
ngo arararama areba mu ijuru aravuga ngo noneho byose bigize gute birarangiye. Bibiliya irabivuga ngo ako kanya umwenda wari ukingirije ahera uhita utabukamo kabiri. Kuva ubwo ubutambyi burarangira. Salongo uracyari ku ngoma y'ubutambyi. Ese ihene izatumarira iki? Ese ko batambaga itungo bagakira ibyaha ukabitamba itungo bagakira indwara, ibyo bintu birihe muri Bibiliya? Umuntu w'Imana yabwiye Namani afite ibibembe arambwira ngo genda ujye muri Yorodani wibiremo inshuro 7 wakoze ibitangaza bigaragara tukabibona, hanyuma twamara kubibona tukakwizera tukavuga ngo uri mwene data. Nakubaza rero nyakubaha Dr. Salongo, ziriya hene ziba zipfa ubundi iyo zipfuye uzishyirayo azijugunya zihimbwa ziraribwa bigenda gute? Icyo ni ikibazo uzansubiza ko nacyo ngifitiyemo ibibazo. Ibyo byose numvaga nifuza kuza kubinsubiza. Ntago ndi kubaza ibintu byinshi, ariko mfite ikindi kibazo cya gatatu nanone cyanyobeye. Twarabibonye ku Gisenyi urimo zamura inkoni, tubibona ku mazi bigenda hejuru y'amazi, ariko tukabona ufite ibintu uvuga. Twebwe iyo turi mu nzu y'Imana, iyo duhuye n'akaga, iyo duhuye n'intambara, iyo duhuye n'ikibazo, turazamura amajwi tukabwira Imana. Kuki ari amagambo ubundi utemerera abanyamakuru muri kumwe ngo bayafate? Wajya uvuga cyane tukabyumva, tukamenya ayo magambo uvuga wiyongorera. Niba udashaka ko tuyumva, wajya uyagumisha mu mutima bwo. Noneho nyakubahwa Salongo, ndakubaha rwose, ariko nitugira mu by'Imana mfite ifuhe ngo ufite ifuhe. Ni wumva ubikeneye uzambwire twongere tuganire ku ijambo ry'Imana turi kumwe. Sinzaba nje guhangana nawe, ahubwo mfite ibyo nshaka kukubaza unsubize. Dukeneye gukura abantu mu rungabangabo, kuko hari umupasiteri umwe wagiyeyo aravuga ngo ngiye ngo mbonye ngo kwa pasiteri ngo kwa Salongo ngo nta kibazo gihari, ngo hari Imana, ngo nuzuye ngo umwuka wera, ariko Imana sinimo kuyibona. Ariko ubundi buriya ni Imana dusenga cyangwa kuko habaho ndega Imana ni ushaka gusanga ari indi Mana cyangwa wasanga banahuje Imana ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye. Buriya wa mugani ari ibintu twise by'amateka. N'abasengaga Nyabingi bayitaga Imana. Ndumva Nyabingi se bitaga Imana y'u Rwanda ari. Ariko hariyo ngo bitaga Imana y'u Rwanda. Ariko reka mvuge ko iyi mirongo ibiri hanyuma tugire ku musozo. Reka turebe Abaroma ikintu Pawulo yabivuzeho yandikira Abaroma. Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 17 reka wa 18 reka twasome twihuta. Haravuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byabo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Wenda reka ngarukira, hari ijambo Salongo yavuze. Impamvu namugarutseho cyane abanyarwanda ntibibatera ikibazo cyangwa ngo bumve ko twaje guhangana, nuko nge narinje hano nje kubariza abanyarwanda. Ibi ni ibibazo umunyarwanda wese yakwibaza, ariko sinamubonye nyine. Niyo mpamvu ndimo kubivuga kugira ngo abantu babitandukanye. Ngewe nicyo mbona ahubwo ni no kubisesengura kugira ngo abantu batazayobya bavuga ngo umuntu ngo ni mwene data, kandi bigaragara ko wa mugaye niba afata aharirimba na Satani yararirimbaga, niba abwiriza ntiyarusha Satani kumenya Bibiliya. Abantu babashe kubisobanukirwa nabyo. Kubera nabonye haraho yatanze ikibanza, kuba yaremeye ikibanza n'abagikuzimo ashaka ko aratanze ikibanza cya 5 miliyoni, ariko n'abagikuzimo akazana 80 miliyoni. Tujya tubyumva wenda ibyo byo n'abanyarwanda ntibabitinda ko mvuze ngo n'abagikuzimu, wenda ibyo byo turabyumva simbizi, reka ne kubitindaho cyane, ariko twumva abantu batanga ubuhamya ko Satani atanga amafaranga.
ibyo ntago bikaze. Ikintu reka mvuga uyu murongo, ikintu kizadufasha kandi kikatugirira umumaro nuko tuzamenya ngo Salongo afashe ibigirwamana akoresha, afashe jajya, araduhamagaye, turaje turabisengeye, turabyirukanye. Ariko reka musabe ikintu kimwe, muzamunsabire yanyemerera ngewe na timu yanjye, mbisabye imbere y'abanyarwanda na kamera, nashaka kuza kubimusaba turi kumwe, yanyemerera nge na timu yanjye tukazajya iwe ahavurira, iwe ahavurira, hanyuma twamara kujyayo akatwemerera iminota 15 tugasenga Imana byonyine, tukamuha uburenganzira kongera kuvugisha jajya. Muzamusabire abantu nibave mu rungabangabo, abantu nibave mu rungabangabo, yanyemerera nge na timu yanjye nta muhango n'uyu n'umwe tuzakora uretse gusoma ijambo ry'Imana, kuririmba no gusenga mu minota 15 turi ku gicumbi. Ndumva ndi mu mbaraga zo kuvuma kiriya gicaniro ngihagaze imbere, none akongera akahamagara jajya, yanyemerera tukabikora. Tukumva ko tugahamagara abanyamakuru, mukazana amakamera, ibintu bikaca mu mucyo, tukamenya izo jajya zikoye. Kiriya gicaniro turashaka kukivuma kandi twagita, iyi reka mbyitende episode ya mbere yo kuvuma igicaniro cya jajya. Runo urugendo dutangiye rwo kukivuma, kandi reka mbimumenyeshe, nago ejo ndi numvishe interview yakoze, avuga umupasiteri umwe ngo wamuhaye iminsi 50 ngo kandi iyo minsi yararangiye, ngo avuga ko ngo niba ari ugukizwa niba ari ugupfa ngo kandi ngo byararangiye ntibyabaye. Ariko nge reka muhanurire Salongo, igihe cyose ugifite ibyo bigirwamana, igihe cyose udakizwa, igihe cyose udashyira ukuri hasi, ugashaka no kuyobya ubwoko bw'Imana, nabyo ndaza kuguha ijambo ribikubwira muri Bibiliya. Ndagira ngo nkubwire ngo uzahura n'akaga uri muri ino si, kandi nutanahura nako nk'uko bimeze, nupfa uzabura ubugingo. Hirya y'ibyo dukora hari urubanza, hari igitabo kirimo kwandikwamo imirimo ufite, nubwo ufite amatwi ariko ntiwumve, nubwo ureba ariko ntubone. Ariko nyuma y'ibyo, iyo uba wabonaga, iyo aba wamenyaga icyaguha amahoro, iyo aba wamenyaga ikizaguha ubuzima bw'iteka, wakaretse ibyo bintu. Dr Salongo warize amashuri akomeye, narabikurikiranye, uri engineer mu by'ubwubatsi, narabyumvise. Amashuri ufite, ubwenge ufite n'ubumenyi bikwemerera n'ubundi kubaho neza, utagiye kwiteranya n'Imana yo mu ijuru, uza no kubeshya abantu b'Imana. Ngi cyane ifuhe no kuyobya abantu b'Imana, kazana piano agacuranga, ubwo ngubwo ngo ni umuntu w'Imana. Oyeda, reka turebe undi murongo, turimo tugana ku musozo. Tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, turebe icyo Bibiliya imuvugaho twisoreza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 24 umurongo wa 4 n'uwa 5, turasoma n'uwa 23 kane 5. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Murumva? Yesu yarazi ko abameze nka Salongo. Yesu yarazi ko ibugesera hazaho umuntu ukomeye w'igikomerezwa witwa Salongo. Ujya no ndabizi ko ujya no mu bihugu byo hanze, hari na video nabonye wasajije umwana w'umusore. Ibyo urabishoboye rwose, wabikora, ariko uzarimbuka, kuko si imbaraga z'Imana zibigukoresha. Yesu rero yamenye ko bazabaho, arangije aburira abantu, aburira abanyarwanda uyu munsi none bashoboye kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abanyamahanga ariko bumva ururimi, arababurira aravuga ngo muzitonde, mwitonde, kuko hazaza benshi bitira izina ryanjye, bita ko ari abantu b'Imana, bakora ibimenyetso byo mu ibintu byo mu rusengero ariko bidahuye. Mwitonde, ndetse ngo bazayobya benshi. 20
na gatatu none umva uko yahavuze turimo tugira ku musozi. Aravuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano ntimuzabyemere kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitarabo. Iri jambo riracira itekaho umuntu w'umwimana umurokore uzarenga kuri ijambo akajya kwa Salongo. Kuko nta kintu Yesu atavuze. Sari kintu Yesu atavuze. Yaravuze ngo azayobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Iyi niyo misiyo ya Salongo. Ariko abantu bimutinya. Abantu rwose. Ngewe reka mbwira hari uriya muvandimwe umwe bakoranye ikiganiro ngo atega amaboko muri Kigali. Nemera ko icyakora kireka mbisobanura. Uyu mwanya ndi mu bihe byiza byo kubana n'Imana ntago Salongo ihembe rye ryamfata. Ntago amarazo ya Salongo icyakora cyo wenda narasubiye inyuma mu byo kwizera ahari aho byamfata kuko urumva naba narabaye umukozi wa Satani n'ubundi kumfata ntibigoranye. Ariko uyu mwanya wa none turarinzwe, hari urukuta rutugose yitwitiranye, ntabone duhumeka amazuru abiri ngo abone agenda mu modoka twebwe dutega oyumve ko nyine mwisara turuta ariko arataturuta nagenze gake. Salongo ubaha abantu b'Imana. Narababaye cyane ubwo yabwiye umupasiteri umwe ngo ahubwo ngo ndagusengera nkubatize. Je numvaga nshaka kubaza Salongo ubatiza abapasiteri uri mwarimu byibura ahubwo kireka niba warashaka kumwimika mu bagirwa ba kira kigirwa Mana cyajya ubundi jya turabizi mu Kigande n'ururimi rw'Ikigande bishatse kuvuga nyogokuru cya sogokuru niko bivuga. Ariko twibaze ubundi sabahamagara miki ko ntarumva avuga ngo yego nyakubahwa data wa twese uri mu ijuru, ntarumva yubaha Imana yo mu ijuru. Ubundi jya wari gusengera umupasiteri mu buhe buryo uzansobanurira ako kantu. Yari kubasengera mu izina ryajyaje cyangwa mu izina ry'Imana, ahubwo se ari kubasengera mu buhe butware. Byiburi yavuga ati numara kwemera usanga ababishinzwe bagusengera. So ndimo ngira ku musozo rero, ibibazo nagiye mubaza nagiye mbishyiramo hagati kandi ndabizi neza ko agomba kugenda byumva kandi niteguye ko azansubiza, ndetse nta bwoba mfite namba bwo guhura na muganga Salongo. Ariko reka musabe ikintu kimwe. Salongo erura kuri umupfumo, werure kuri umukonikoni kwibyo ukora byose bikoreshwa n'imbaraga za Satani n'undi abantu nibazabura kukuyoboka. Ariko wiza kuzana tekinike yo kugira ngo ufate naho mu nzu y'Imana. Yesu aravuze ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Bivuze ngo tactique yawe wamaze gufata abantu muri rusange. Ariko kuko Satani yasanze n'ubundi abo wafasha arabe akwigisha ubundi buryo bwo kumenya piano no kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo uhindure wigire marayika w'umucyo. Ariko twebwe abafite andi maso twarakubonye uri marayika w'umwijima. Ndagushimiye rero gukurikira ikiganiro cyanjye kandi nejejwe no kuzansubiza mu bibazo nagusubije. Nushima ko duhurira imbere ya kamera tukongera tukabiganiraho ndahari. Nibitaba ngombwa ukansubiza hano nta kibazo. Icyo ndi hano turi hano nka rubanda nyamwinshi. Ariko reka nenge abantu b'Imana, abantu bitiriwe izina ry'Imana barimo bashaka kuyobya abantu kuri Salongo. Abo nabo bazarimbuka. Muvugisha ukuri. Ni muvugisha ukuri. Ikintu kivuga mu izina ryacyo. Ni koko abantu basanzwe bibereye muri business yabo baturushe guhamya ibya Salongo. Umuntu ari muri business ye atunga kamera ku bya Salongo bitwereka imibero ya Salongo. Wowe witwa kuri umuntu w'Imana ujye kwa Salongo uvuge ngo na amahoro gute sara amahoro. Reka tugana ku musozo. Turagushimiye, tugushimiye ko wari wemeye kwitanga ugategereza nubwo bitakunze ko ahagera kugira ngo ibyo bibazo bimubaze muri kumwe, ariko nejejwe no ko ubutumwa bwa butambutse kandi ibyo byose buzamugeraho. Turimo tugana ku musozo, ariko mbere yuko dusoza hari
umuntu ushobora kwifuza kuba yakuvugisha by'umwihariko yakubona gute? Kumvugisha ni byiza, ndabaha telefone yanjye, ariko reka mbasabe, njyewe ndi umuvugabutumwa wahamagawe witanga, udakorera inyungu zo mu isi. Bivuze ngo iki? Uzampamagare tuvuga iby'Imana, sibyo? Ntuzagire ikindi bishatse kuvuga ntago nshatse kwiyama abantu, ufite n'ikibazo wampamagara umbwira uti dufatikanye gusenga. Ariko icyo nshatse kuvuga gusobanura igitumye ngiye gutanga izi nimero. Ngiye kuzitanga kugira ngo wowe wumva ufite ishyaka, ufite wagahinda n'uyu murimo w'Imana, ndetse nubwo Salongo azaba amaze kutwemerera yuko twagiwe, kugira ngo nawe uzabe umwe mu bazamfasha, mu bazanshyigikira kujyana nawe kwa Salongo kugaragaza Imana nyakuri. Twe turashaka kugira ngo dukore abantu murungabangabo dushingiye ku byo Salongo yitwaje byo kugaragaza imirimo yo mu rusengero, avuga ko ari mu rusengero kandi tumubona nk'imirimo y'umwijima. Nimero yanjye ni 078 49 68 957 078 49 68 957. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, wamvugisha nta kibazo. Dushimira abari bakurikiye ikiganiro cyacu. Reka rero tuguhe umwanya dusoreze n'isengesho. Urakoze cyane, reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, ni wowe mugenga w'ibihe, ni wowe wahishuye iby'ibihe ku bwa Daniyeli. Ndetse ngo ibyo bihe Daniyeli abibonye ararira cyane, kuko byari ibihe by'umubabaro. Ngo ariko uramubwira ngo Daniyeli, genda uruhuke, kuko ibyo ntago ari ibyawe, ni iby'igihe gishyize kera. Yesu wari umaze kubona imibabaro n'akaga bizatera isi, ubona uburyarya n'uburiganya bw'abantu baziyitabera atarabera, ubona ko abantu baziyambika uruhu rw'intama nyamara ari ibirura, ubona ko abantu bagiye, uravuga ngo abantu ntibazumvira amagambo y'abantu. Ibyo wari wabibonye. Turagushimiye ko waturebeye ahazaza, ukabiduhishurira bitaraba, kugira ngo he kuzabaho urwitwazo n'impamvu twe kuzabigwamo, ahubwo bizabe tubizi. Niyo mpamvu usengeye abanyarwanda bose muri rusange, usengeye isi muri rusange, ngo uduha andi maso yo kubona iby'ibihe n'igihe, twigishe kumenya ibihe byacu dusohoyemo, twigishe kumenya ibyishushanya n'ibyiyoberanya. Urakoze, ndagushimiye, nsabiye umugisha abanyamakuru baduhaye ikaze, nsabiye umugisha igihugu cyose, kandi nsengeye Salongo kugira ngo Mwami Imana yacu mukomeze mu buntu bwe, uzamuhe kwihana no guca bugufi, yemerera Imana Data wa twese muyobore, azinukwe jyajya n'ibikorwa byajyajya byose, tuzamubone mu rusengero guhimbaza. Ndagushimiye ko uzabikora kandi kuzamugirira neza, ndetse natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.